Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe uturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana cyane kubw'umunsi mwiza yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Imana rero nihabwa icyubahiro. Mfite ijambo rivuga ngo Imana irazirikana. Imana yacu irazirikana. Waba warigeze kuba mu nzu y'Imana ariko ubuka bumaze gucika intege. Waba warigeze gukorera Imana ariko bukabasa nkaho uvuga ngo nta kigenda igihe nahereye, cyangwa se iyo mbivuga niyo mbafite abantu benshi nagiye numva bavuga bati yewe igihe nahereye, igihe nasengeye, igihe nakoreye, ugasanga umuntu arasa nkaho avuga ko imirimo yakoze ntacyo yamaze. Ariko mu by'ukuri Imana yacu irazirikana. Imana irazirikana, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Je kukubwira ngo iby'Imana, imirimo wakoreye Imana niyo ugikora ukomeze ugira ishyaka, ugira imbaraga. Imana dukorera, Imana twizeye irazirikana. Imana ishimwe. Ndi umugabo wo kubyamya. Imana irazirikana, iribuka, kazirikana, kibuka ko abanye nayo, kabuka ko wakijijwe, ukagira ibyo ureka, ukareka ingeso mbi, ukareka ubusambanyi, ukareka ubujura, bya bintu bibi byose waretse, ntugire ngo byapfuye ubusa. Imana yarabibitse irazirikana. Imana rero ishimwe. Nawe kandi hari abantu bakuzirikanye ko wari warizi ukarangiza, birashoboka ko atari imbaraga zawe. Kuba ubwo buzima uhagazemo aho hantu uri, ako kazi wabonye, birashoboka ko hari abakuzirikanye bakakubonera akazi, hari abakuzirikanye bakakugeza mu mwanya runaka urimo. N'Imana yacu rero irazirikana, kuko Yesu yarabivuze ngo niba muri babi mukabasha kugirira neza abana banyu. Nta muntu umwana arabwira ngo ndashonje ngaburira, ngo aterure ibuye amushye, ngo aterure inzoka muha musabye ifi, ngo none se iso mu ijuru yabuzwa n'iki kugirira neza intore ze zamutakira ku manywa na nijoro. Bivuga ngo Imana irazirikana, yo twabanye nayo, yo twayikomejeho, Imana yacu irazirikana. Bityo rero ni ijambo mbazanira rivuga ngo Imana yacu irazirikana. Reka dusenge, dutangire dusenga mbere yuko twinjira mu ijambo. Urakoze Mwami Yesu, turagushimye. Kini igitondo cyiza waturemeye kugira ngo tunezererwemo. Tugushimiye kuzirikana Kristo. Urazirikana Mana, urazirikana kubagukunda, kubagukorera, kubakwikomejeho. Uri Imana izirikana. Ugira neza, ni kumuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ugira neza bugacya bukira. Rero dusengeye umwanya kugira ngo abantu bose badukurikirana ubakomereze mu ijambo ryawe. Twirukanye imbaraga zose izirwanya ijambo ry'Imana, izikiranye imitima y'abantu kugira ngo batakire ijambo. Turazikubitisha inkota y'Uwiteka. Turaheza kugira nabi k'umwanzi, tubangamiye shitani n'imikorere ye. Turararika presence y'Imana. Reka Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera byongere bibane natwe uyu munsi. Wongere utwiyereke kurushaho, ubane natwe rwose. Aya siribone Mwami Yesu, twongeye kukurarika. Shambo ryawe n'ukuri. Dawidi yaravuze ngo ni inkota ya mugi abiri nasika donefoy. Reka risohoze ikirizanye. Shambo ryawe rirakiza, shambo ryawe riromora mitima ikomeretse, mitima irushye, mitima inaniwe. Shambo ryawe yo rihageze riravura, ritanga uburyo umuntu akabaho, ritanga icyerekezo. Uyu mwanya uhagarare natwe. No sede bone foya. Hagira umuntu ukizwa n'iri jambo, hagira umuntu ugaruka, hagira umuntu uzirikana muri iki gitondo. Wibuke imirimo myiza yagiye agukorera, wibuke ko yakwikomejeho, wibuke ko yagukunza akaramata. Mana, imbabazi zawe niko Dawidi yavuze mu 137 Zaburi. Aravuga ngo dushimire Uwiteka ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Urakoze Yesu, turacyagufitiye icyizere, turacyari kumwe nawe, kandi turahamya neza yuko nabagushakana umwete bakubura. Urakoze kuri bubane natwe. Migambi y'abarozi n'abagome bigaburizwamo, barwanya ijambo ry'Imana bose. Ikirere ukeze, connection yawe iboneke, gukora kw'Imana kuboneke kuri buri wese. Aba bantu badukurikiranye, uyu muntu ukurikiranye yicana arwaye, aryamye hasi, amaze iminsi ku gisasiro, yakire gukira. Dosi done voneke. Urakarama.
wa murwayi wari umaze imyaka 38 ngo warahageze urabimenya, ngo uhageze urabimenya, umenya ko umuntu amaze imyaka 38 ngo ari ku kidendezi. Hagira ibintu umenya Mana, ibintu by'uyu mugabo bimenye, uyu muntu by'uyu mubyeyi bimenye, uyu mukobwa bimenye Mana. Hari umuntu utinze ku musozi Kristo, uyu munsi Mana umumenye. Urakoze kuri bubane natwe kurushaho, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Nababwiye ngo ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia rero, ariko nzanye ijambo rivuga ngo Imana irazirikana. Reka dusome igitabo cyo Kuva, ibice byaho ni 3, turahera ku murongo waho wa mbere. Mutwe w'ijambo ravuga ngo Imana yiyereka Mose mu gihuru cyaka umuriro. Mana ishimwe, nawe kwiyereke. Imana ibonekera Mose, Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Komeza. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe w'Imidiyani, umutambyi w'Imidiyani. Aturikiriza umukumbi inyuma y'ubutayu. Ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro n'icyakongoka. Cisha make. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu gihuru mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru mu gihuru cy'umuriro, mu gihuru cy'amahwa cyakamwo umuriro n'icyakongoka. Cyakamwo umuriro ariko ngo nikigira gute yemwe? N'igikongoke. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe iri shyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka. Ndebe iri shyano riguye, ndebe igituma iki gihuru gishya ariko kandi ntigikongoke. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru. Imana iri hagati muri icyo gihuru. Iti Mose. Aritaba ati karame. Iramubwira iti, Imana ibihe kwivugana nawe, iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana, kuko yaragize ubwoba bwo kureba iki yemwe? Imana. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Ibira yavuze ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Mose uyu nshatse kukubwira ngo nta hantu Imana itagusanga. Nta hantu Imana itagusanga, byo ujye ubyizera kuvuga ngo ubu buzima ndimo, ubu se ndacyahuye n'Imana, ubu se ndacyavuganye nayo, ubu se nta hantu Imana itagusanga, nta hantu Imana itagukura, nta hantu Imana itagushyira, nta hantu. Imana yacu yitwa ishobora byose. Mose Bibiliya ivuga yuko yari muri Egiputa, hanyuma ngo aza kugira atya. Ubundi yabanje kurererwa muri cyagihe Mose yavutse mu gihe Farawo yashakaga abana b'impinja, ngo yaragije kureba abona ngo Abisirayeli bari kugwira. Igihe babaga i Gosheni bari muri Egiputa bategereje isezerano ry'Imana, Farawo yarebye asanga abo bantu bazagwira bakabarusha amaboko, kuko burya ubutunzi bwa mbere n'abantu. Nugira abantu uzaba ufite amaboko. Noneho
arangije ati aba bantu bazagwira, abantu bashaka kugwira bakaturusha amaboko, ngo yigira inama ngo yo kugira ngo arebe ukuntu abo bantu bagabanuka ntibakomeze kugwira, ngo akoresheje inama aravuga ati abantu ko bari kugwira bigende biti, ngo barangije baravuga ati shaka icyo ukora, ngo bakora inama. Farawo atanga itegeko aravuga ati aba bagore b'Abaheburayo kazi nibajya babyara mujye munigira abana babo mu matako, mugasanga ari umuhungu bakibyara impinja mujye muzihotora, ngo ntibabikora. Uwo mugambi ntiwagezweho, harimo Abaheburayo kazi baranga, baforomokazi baranga, bari Abaheburayo kazi baranga. Bibiliya ngo Farawo sanga baramutengushye, none ajya inama aravuga ati umuntu nabyara w'Umuheburayo kazi mujye muzica impinja zabo muzazicire ku bibero. Icyo gihe rero batangiye guhiga impinja, nibwo nyina wa Mose ngo yamuhishe amezi 3 ngo arananirwa, aragenda aravuga ati reka mujugunye, ngo mubohera agateta mujugunya mu rufunzo. Bibiliya ngo uwo munsi Imana iteza umwete umukobwa wa Farawo, yigira inama yo kujya kogera mu mazi nkaho bohereye umuntu. Kubw'umugambi w'Imana, Imana iteza umukobwa wa Farawo ubwibone se, aravuga ati uyu munsi ntabwo ndi bwogere mu mapisine, munjyane ku ruzi. Bamujyana ku ruzi ngo hagere, yari afite abarinzi bamurinze, ngo abona akantu kareremba ku mazi, ngo agenda nk'umwana w'umwami ashaka kukareba, ngo akarebye areba ku kantu k'agapaniye kari ku mazi, ngo arebyemo ngo asanga harimo umwana. Aravuga ngo niboneye umwana, ngo n'uwari umurinzi aravuga ati uyu mwana iki gitambaro ni icy'Abaheburayo. Ariko umugambi w'Imana, Imana izagushakira inzira y'uko uva mu kibazo, Imana izagushakira inzira z'uburyo ubaho, Imana izagushakira inzira, ntuzibaze uko uzatabarwa. Uwiteka ntawe agisha inama. Ngo Imana iteza umwete umukobwa wa Farawo ajya kogera aho hantu, nabwo ngo hagere Imana, mushiki wa Mose Miriyamu ngo yari hafi aho. Umukobwa wa Farawo abonye ati niboneye umwana, umukobwa wa Farawo ajya hafi aho aravuga ati ariko nagushakira umuntu uzamukurerera. Biba ngombwa ko Mose arerwa na nyina umubyara, amurerera ibwami kwa Farawo. Ariko ngo Mose amaze gukura yanga kwitwa umwuzukuru wo kwa Farawo, yamaze kumenya amakuru, hamenya ko bene abari abantu baba barabakoreshwa uburetwa ari bene wabo, ari we yavutse. Ngo agira ishyaka, yiyambura icyubahiro cy'ibwami, yiyambura ibyo kurya byaho, yiyambura amazi yaho meza, yiyambura uburiri bwaho bwiza, yemera kujya kubabaranwa na bene wabo. Igihe cyose uzagira imirimo myiza Imana izakuzirikana, igihe cyose uzagira ishyaka ryiza Imana izakuzirikana. Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yawe. Wavuye mu kabari, waretse gusebanya, nturya ruswa kandi ufite amahirwe wayiryamo, uragira ngo Imana ntizabizirikana? Rana sikabone, ibyo Imana izabizirikana. Hari ibintu wavuye mu rugo rutari urwawe, warekuye uwo mugabo n'ubwo yaguhahiraga, ntabwo Imana izabipfusha ubusa. Oya, Imana yacu irazirikana. Komeza ubane n'Imana gusa, komeza uyikorere, komeza wanga urugomo, komeza wanga ubusambanyi, reka ubujura, reka gusebanya, ntukihore inabi ku yindi. Imana yacu niyo yihorera. Dasiri bone foya, Imana irazirikana. Imana ikora ikintu gikomeye. Mose amaze kujya muri bene wabo, ngo aza kubona hari umuntu uri kurenganywa, ngo aramuhorera, bituma arwanywa, bituma higwa ngo yicwe, kuko yagize ishyaka ryo kwanga kubona abantu b'Imana barengana. Ntukajye ubona ibintu byangirika ngo wicecekere, ntukajye ubona abantu bavuga amagambo yo gusebanya ngo bavemo wigendere, ntukajye ubona abantu bakora imirimo mibi ngo wicecekere. Jya ugira ishyaka ryiza, Imana irazirikana. Ngo Mose yanga kubabarana, yanga kubona bene wabo bari kurengana, ngo atangiye kurwana barwanirira, ngo bashaka kumwicara bahunga. Ariko bavuga bati mukireke kizicwa
n'ubutayu nikigende mwimena amaraso, mukihorere izuba n'inzara n'imisenyi yo mu butayu n'inzoka z'ubumara, ibyo nibyo bizamwica. Ubu nawe hari ibintu baguteze bavuga ngo nibyo bizakwica. Kigize kirokore, yihaye gukizwa, tuzareba hazakura umugabo, tuzareba uko bizagenda. Kariya kazi yaragize amahirwe ari kuzajya agakuraho umugisha, none yanze kwiba nk'abandi, ntagavura. Oya, Imana irazirikana. Haleluya, Imana irazirikana. Mose yagiye atyo, cyokora ngo aza kugira atya, agwa mu bakobwa b'umugabo witwaga Umediyani witwaga Yetiro, ngo abo bakobwa yabasanze ahantu ngo bari kuhira, bari kudahira, ngo bari kudahira amazi ngo buhiri amatungo yabo, ngo hanyuma ngo bariho basagarirwa. Mose abijyamwo ngo bigenda neza, baza kugenda babwira se ibyo Mose yakoze, aza kuvuga ati mu muntu nimunzanire. Byarangiye Mose ngo ari kwa Yetiro, wa muntu bavuga ngo azicwa n'iki? N'ubutayu, azicwa n'inzara. Hari ahantu shitani agutegeye, hari ibintu abantu bavuze, ariko rekanije kukubwira ngo ibyo abantu bavuga ntago bizakuraho ibyo Imana yakuvuzeho. Ibyo ntibikagutera ubwoba, komeza ubane n'Imana gusa. Ibyo abantu bavuga ntago bizakuraho ibyo Imana yavuze. Mose ageze ngo kwa Yetiro ariyakira, yumva ko yinjiye mu bundi buzima. Yetiro amushyingira umukobwa we, Yetiro aramugaburira, Yetiro aramusasira, Yetiro aramwambika, Yetiro amuha imikumbi ngo naragire. Yinjira mu kindi gika kitarimo isezerano ry'Imana, kitarimo imvugo y'Imana, kitarimo guhura n'Imana, kitarimo gusenga. Hari igikurimo, hari aho uhagaze, hari uko wibaza, hari ubuzima bwahindutse, ariko Imana irazirikana. Aho Mose birumvikana ko abakobwa ba Yetiro batari kubasha gukomeza kuragira. Hagaragaye Mose niwe wari umuhungu cyangwa se niwe wari umugabo, atangira kuragira, yinjira mu bundi buzima, yinjira mu kindi cyerekezo. Ariko nta Imana itagusanga. Mose murabizi abashumba ukuntu babaho. Iyo ujya kuragira mu gitondo, iyo ugiye kuragira ntago ubanza kujya muri dushe ngo ukarabe, ntago ushaka inkweto n'amasogisi. Hari imirimo ibigenewe, ushaka kubyuka uko akabyutse ukavumbuka ufata ikoti. Kera naryaga mbibona iwacu niko byagendaga. Mushumba yararyamaga mu gitondo akajyana inka ko zirisha, yangiza akongera kagaruka agakara mu ntoki gusa agakama, yangiza akongera akajyana. Nari ntaramubona abyuka ajya muri dusha ngo ni mu amazi nkarabe ngiye kuragira. Ntabyo nari bwabone. Bivuga ngo hari ubuzima bwari buhindutse kuri Mose, ariko Imana kubera kwizirikana yumvaga iby'amasezerano n'iby'Imana yavuze bitakiri ibye. Nta kintu gikuraho umugambi w'Imana, nta kintu gihindura isezerano ry'Imana. Imana iyi ngiyi twizeye, iyi ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu, Imana ishobora byose, nta kintu cya kirogoye umugambi wayo, nta kintu kirogoye umugambi w'Imana. Mose nuko yongeye kujya kuragira intama za sebukwe. Njya nkunda kubwira abantu, yongeza aha hantu nkavuga nti wowe birashoboka ko uyu munsi ugize ikibazo cya preavi, so uko akaguye ati mfite icyumba hariya ngwino nkiguye, wagenda ariko ukagenda uri mu mubabaro, uti ndasuzuguritse koko ngiye kubana na data bukwe. Wakumva ari ubuzima bukomeye uhagazemo, akakubwira ati hariya mu gikari hari inzu, hariya kanex ubukagiyemo, wagenda ariko wakumva nta shimwe ririmo. Kubera iki? Kuko uri kwa sobukwe. Ubundi umuntu wese yifuza kujya kwa sebukwe ari smart, ameze neza, ukagenda rwose ufite ukuntu ikofi hagaze, wumva ari bwo uri umugabo, wumva bwo ari ko Imana ibikugiriye neza. Noneho ibaza umuntu Mose wagize ubutwari nk'ubwo, agiye kuragira umukumbi wa sebukwe, agiye kuba kwa sebukwe, imigisha yose arumva izaturuka kuri sebukwe. Ntago byari bimworoheye, ariko kandi Bibiliya yavuze ngo Imana ibonekera Mose, iramubonekera, iramwiyereka, imusangaho, imusanga muri ubwo buzima, imusanga aho hantu, irongera iramwigaragariza, irongera ivugana nawe,
iramubwira ngo Mose Mose, aritaba ati karame, kwetura inkweto uzarebe y'Imana igira ngo ikuvugane nawe. Yabwiye Aburahamu ngo iki? Iramubwira ngo Aburahamu, imuka, haguruka ugende, imuka, va mu muryango wa so, va mu gihugu cyanyu, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe rizaba umugisha, kandi abazakuvuma nanjye nzabavuma. Imana ishimwe. Bivuze iki rero? Bishatse kuvuga iki? Hari ibintu Imana itaguheramo umugisha, hari ahantu Imana itavuganira nawe, biragusaba kwimuka, biragusaba gukwetura inkweto, biragusaba kugira ngo ugire abanza uhinduke. Hari ahantu banza kuva. Imana ntabwo tugenda uko twakaje kugira ngo tuvugane nayo, kugira ngo Imana ubwiza bwayo butugereho. Hari ibintu tugomba kwiyambura. Kura mwiza nkweto Mose. Mose Mose, yumva ijwi ry'Imana, yumva Imana imuhamagara. Kura mwiza nkweto, banza ugire ibyo wiyambura, banza ugire ibyo ukuramo. Mana ishimwe. Haleluya. Mana yacu irahari, Imana irahari, Imana irahari. Ijuru rifite abatayeri. Ufite amajwi akubwira ngo biracitse, ariko jya ubabwira ngo mu ijuru hari abatayeri. Mu ijuru baradoda, dotita ya sikadone. Ijuru baradoda, nabo baradoda. Kuko iyo uryamye ijwi rirakuvuga ngo biracitse, biracitse, akazi karahagaze, biracitse, ibiciro byazamutse, biracitse, ibintu birahenze, ariko ijuru baradoda, rifite abatayeri. Yego 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 yego. Mose Mose Mose, karame, n'ubwa mbere yari yumvise Imana yari imugarutseho, yari yongeye kumva ijwi ridasanzwe. Hari ibintu bidasanzwe Imana ikugejejeho, hari ibintu bidasanzwe Imana iguhaye, hari ibintu bidasanzwe, hayiwe, hari ibintu bidasanzwe Imana yije izana ibintu bidasanzwe. Mwibuke wa murwayi wari umaze iminsi 38 igihe yari maze imyaka 38 ngo arwaye, ngo kubera kutagira umuntu gusa, kutagira umuntu gusa, nta kintu cyagitumye atinda, kubera ko nta muntu yari afite, kubera kutagira umuntu gusa, kubera byonyine peke yake, kubera kutagira umuntu. Ngo hari umurwayi wamaze imyaka 38 ari ahantu hari umuti ukiza, ari ahantu hari ubutabazi, aho kubera ko atari afite umuntu, wa murwayi ngo hamara igihe. Hanyuma rero kubera iyo mpamvu rata ngo Yesu ahageze arabimenya. Mana iguha umugisha wa muntu wihanganye we, ndakubona, ndakubona, urafashijwe, ndakubonye, ndakubonye, Imana irakunyeretse, urafashijwe. Mana iguha umugisha. Yesu nawe ratakubone, Mana nawe ratakwiyereka, nawe ugira ibyo ikwereka, ikwereka umugisha wawe uhagaze, ikwereka akazi kawe aho kari, ikwereka aho ugomba kwicara, ikwereka urugo uzajyamo, ikwereka fiance wawe, mugenda muhushana, mugenda muhushana. Ahangaha Imana yabonekeye Mose, ahangaha Imana yabonekeye Mose, iramubonekera. Nawe ikwiyereke rero, kubonekere, ikwereka ibyo wari warabuze, ikwereka urubyaro rwawe, ikwereka uburyo ugomba kwifata. Kuko Pawulo arabivuze ngo hari umwifato wa gikirisitu, ikwereka ugomba kwifata. Birakuyobera utari kubunanezeza ntimana, ubundi nakizwa nige bajya babimbaza, kamaza atari ko se pastor ni gute nakizwa, kugira ngo Imana imbone ko nkijijwe, njya ngerageza gukizwa bikanga, ariko hari umwifato wa gikirisitu. Imana rero kugire neza. Aha rero Imana yongeye kubonekera Mose, iramwiyereka, nawe kwiyereke. Iramubwira ngo Mose Mose, mu bice byaho 6. Reka turebe iki gice cya 6, abari naho dusoreza dusenga Imana, nawe nakwiyereke. Murongo waho wa mbere, mutwa amagambo aravuga ngo iki? Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Imana yongera kubwira Mose izina ryayo kandi iranamutuma. Imana ntabwo izakuzaho rimwe,
ntabwo izavugana nawe rimwe. Imana yongeye kubwira Mose izina ryayo ikanamutuma. Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagende. Abyemejwe n'amaboko menshi. Kandi no kwirukana azabirukana. ubwo azabiyirukanira. Mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Imana ishimwe. Uhereye none Imana, uhereye none nzakwereka imbaraga zanyu, ibyo nzakorera Farawo nzakwereka. Niba ubwo azabiyirukanira, waba hari ibintu bitazakuvuna. Icyo gusabwa no gukunda Imana no kuyikorera gusa. Hari ibintu Imana izikorera ukabibona ko rero yabikora, ntukavunike. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka gusa. Iyo ndwara ubwayo izijyana, iyo nzira izisibura, uwo mugabo azigarura, icyo kibazo kizikuraho. Mana ishimwe ko yumva amasengesho. Ahangaha ni igihe Imana yari isubije Mose muri Egiputa, kuko yamukuye mu bushumba irongera iramugarura imutuma kwa Farawo asubirayo. Hari ibintu ugiye gusubiramo wari waranyazwe. Asubira muri Egiputa ajya kubwira Farawo ngo rekura ubwoko bw'Imana, rekura abantu b'Imana bajye kuyikorera. Ahangaha Imana yavuga ngo uhereye none nzereka Farawo. Ni Imana yari ishubije Mose muri Egiputa iramubwira ngo subirayo ujye kuvugana na Farawo mubwira aya magambo. Ngo Farawo ashaka kwinangira no kwanga kumva imvugo y'Imana. Imana yamubwira ati mwihorere, zamwereka ko ndi umugabo, zamwereka ko nitwishobora byose. Umurongo wa 2. Ngo Imana ibwira Mose iti Nduwiteka. Kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nitwa Imana ishobora byose. Ariko sinabimenyesha. Nitwa iryo zina Uwiteka. Kandi nakomeje iryo zina Uwiteka. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo. Ko nzabaha igihugu cy'i Kanani. Igihugu cy'ubusuhuke bwabo. Basuhukiyemo. Kandi numvise umuniho w'Abisirayeli. Imana iguha umugisha. Ako wagira ngo amasengesho wasenze Imana yarayibagiwe. Oya, masengesho usenga Imana irayazirikana. Amen. Amwe warayemo, ya minsi 3 wafashe, rya joro waraye, ya mirimo wakoze, Imana irazirikana. Ntabwo Imana ijya. Ahangaha Imana yavuganaga na Mose mukomeza iti ntugire ubwoba. Yari musubije muri Egiputa. Hamwe ngo subirayo. Ni gute umuntu wibazaga bavuga ko azazira izuba n'irungu n'umushyuye n'inzoka z'ubumara, yakongera kujya gukura abantu b'Imana akabacungura, akabakura amaboko ya Farawo. Ni ukubera iki? Ni ukubera imbaraga z'Imana. Yitwa Imana, iravuga ngo nitwa Imana ishobora byose. Imana yacu ishobora byose. Rero nje kukubwira ngo wikomeze ku Mana. Imana dusengira zirikana, wa mukobwa we, wa musore we, wabuze inkwano, akazi karabuze, wirwa uzunguruka umujyi, uri mu ntara uricaye ntubuje, ntago haguruka n'uwicara, wabuze amajya n'amazi, ariko Imana yacu irashoboye, yitwa ishobora byose. Iyambukije Abisirayeli inyanja itukura, uyu munsi hari ikigiye kukwambutsa. Ndashaka kuvugana n'umuntu urwaye kuguru kw'iburyo, mbasengera Imana. Wowe urwaye ukuguru rwose kw'iburyo kukumereye nabi, kuraguhekenya, warifuje byaranze, ndagira ngo ngusengere Imana. Imana yakunyeretse rwose. Nawe umaze iminsi uri ku gisasiro, urarwaye, warifuje byaranze, hari umuntu w'umubyeyi bogosha imisatsi kubera umutwe, nawe urahari, aka ni akanya ko gusaba. Bibiliya ivuga ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga nzabakingurira. Ndagira ngo basengere Imana ishobora byose. Iyo ngiyo iravuga ngo nimusaba muzahabwa. Imana yo mu ijuru ibagarukeho.
urakoze mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe turarisengeye mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Kora kuri aba bantu Mana, hari abantu basubiye inyuma, bacitse intege, babivuyemo, ongera ubagarure mu buntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niwe utanga ubugingo kandi bwinshi, niwe ushobora byose, uri Imana ishobora byose. Niko wavuganye na Mose umusubije muri Egiputa, agiye gukurayo ubwoko bwawe ngo buze bugukorere, uduhamagarira kugukorera. Nicyo waduhareye agakiza, ni ukugira ngo tujye mu murimo wawe. Waravuze ngo witwishobora byose, ushobora byose Mana. Girira neza aba bantu, niwe utanga ubugingo Mana, bashaka gukizwa bahagakiza. Uyu muntu uzamuye ikiganza avuga ngo arananiwe, ngo arumva arushye, numuruhure, mwandukura mu gitabo cy'abarimbuka, mwandika mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Yesu. Dusengeye abarwayi indwara izo arizo zose Mana, ubakoreho. Abaryamye kwa muganga, abaribwa n'amaguru, uku kuguru kw'iburyo Mana numukize, kuboko kwawe kurakiza, imbaraga zawe zirakiza. Dosiri bone foya. Dusengeye abarwayi, dusengeye abarushye n'abaremerewe. Uyu muntu uri mu kazitiro k'ubukene, uyu muntu bohereye imyuka mibi, bakageza igihe bamwogosha imisatsi, yumva umutwe uhora umurya. Izi mbaraga z'umwijima turazikumiriye, kuboko kw'Imana kube ku bantu bawe. Urakoze Mana. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abantu bawe, abakozi babagukorera, abakristo muri rusange, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi. Kuboko kw'Imana kubabeho, ineza y'Imana ibabeho, ugire neza ubwoko bwawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose. Reka nguhe telefone, ushobora kuvuga uti jyewe ndumva ntabishobora gukizwa, ndumva ntashobora kwikomeza ku Mana, cyangwa se wari ufite urubanza uvuga uti hari imirimo nakoreye Imana ariko n'ubundi hahandi ibibazo ni ibibazo, ariko nje kuvuga ngo Imana irazirikana. Hari icyo